ubwo nahuraga n'uyu mugore naramukunze cyane. Ubwo nari ndi mu modoka rero byasaga nkaho njye nawe twishimishije, bisa nkaho njye nawe twenda kuryamana no muri iyi modoka. Gusa ikintu kibabaje ni uko umugore wanjye niwe wari untwaye, birumvikana neza ko bitari bukunde. Gusa njye nakomeje gukora n'ubundi ibyo nifuzaga gukora. Rero mbibutse neza ko Jane yinjira mu modoka nta muntu n'umwe wari wamubonye. Njye nawe twe tumaze igihe kinini turi mu rukundo, yaba Jane yaba njye twe dufite abantu dukundana nabo. Umugore wanjye byose yarabirebaga mu kirahure kiba kiri mu modoka, umujinya niko kumwica. Ndetse yewe ibintu byose twe turi gukora muri iyi modoka umugore wanjye yarabirebaga, agahinda karamwica buri kintu akora. Ako kanya ngitangira kugira uko nigenza mu modoka mvuga ati n'ubundi nta bikaze. Umugore wanjye byasaga nkaho noneho trauma imufashe. Ibaze nawe kuba uri mu modoka n'umugabo wawe ukabona ari kuguca inyuma neza. Ibyo byose yabiboneraga rero mu kirahure n'ubundi nk'uko bisanzwe. Ubunjinya ukamwica, yaje kwikanga yakoze ikintu kidasanzwe, ari nacyo kintu abantu bose batekereza ko kitari buze gukunda. Umugore wanjye yari agiye kugonga indi modoka. Ako kanya polisi yahise yitambika. Mu kwitambika umugore wanjye yahise agonga umupolisi. Byari ibyaha bibiri bitandukanye. Jane twari turi kumwe kimaze kureba umupolisi yabonye neza ko ari umugabo we. Nawe ati ndakwinginze wa mana we ntutume umugabo wanjye mbona, uriya ni umugabo wanjye sinshaka kambona, ndashaka kubona ibintu dukomeza tukabigira ibanga kandi bigahinduka ibanga rikomeye cyane. Ubwo rero mbonye byaba ari ibibazo. Jane yatangiye kumanura amajipo ndetse yewe no kwitwararika, mu gihe njyewe nabonaga ibintu bindenze. Ariko kumbwira ati Andrew please don't do this. Nanjye ati ugomba kwihisha, ntabwo umugabo agomba kukubona, nta nubwo umugore wanjye agomba kumenya ko njye nawe twe turi kumwe muri iyi modoka. Byasaga nk'aho ari ibintu bitugwiriye kandi ibintu tutateguye. Mu gihe umugore wanjye yari amaze kugonga uyu mupolisi wari umugabo wa Jane, umugore wanjye yasohotse mu modoka. Kwa kundi nyine bigenda uba ugomba kwexcusa ibintu byose bikarangira neza. Yasohokanye n'ubwoba bwinshi ati I'm sorry mumbabarire, ntabwo nari nzi ko biri buze kugenda gutya. Nanjye nakomeje kwitegereza ibintu dukoze, mbona ni ibintu biteye ubwoba. Mu mutima wanjye nari gutekereza ni Mana yo mu ijuru umfashe undinde ry'uyu munsi. Gusa umugore wanjye nakundaga yakomeje gufasha umupolisi ati ndakwigeze mbabarira. It was stress. Umupolisi nawe ati nakubonye kuva kare, nubwo ufite stress ntabwo wemerewe gutwara imodoka ufite stress kameme. Nawe ati I'm sorry afande ndakwinginze mbabarira, nta kundi byari bugende, narindi stress cyane. Birumvikana nyine ko waba betrayed n'umuntu wizeraga, umuntu wakundaga, n'ibintu biba bitoroshye. Polisi yatagiye kumubwira nabi, byose narabirebaga ubwo twe turi mu modoka. Jane nawe ati nyamara umugabo wanjye araza kumfata. Nahise mbwira Jane ati ikintu ugomba gukora ni ukwihisha. Ihishe rero bataragufata vuba, kuko twe tuzi neza ko n'ubundi polisi igiye kuza gucekinga mu modoka. Natangiye kwihanagura iminwa nk'umuntu wari umaze gusomana n'umuntu wisize rouge ya lèvres. Sohoka mu modoka n'igitinyiro cyinshi, ndetse ndi kwereka n'umugore wanjye ko mbabajwe n'ibibaye. Ako kanya nimara gusohoka mu modoka nagibanjije kwireba mu kirahure ati nta kamenyetso na kamwe gasigayera, ubundi si ubwo nsanze ubwo gasigaye nakitwara gute. Byasaga nkaho nanjye ubwanjye mfite isoni. Ako kanya umugore wanjye akindeba bakiri kuvugana na polisi ati polisi buretse mbaze nke muri ikibazo mfite, ndimo ndumva umutwe wanjye uri kundya. Ako kanya nuko umugore wanjye yise ava mu modoka aza nsatira, ambwira buryo ki ibintu byose ndi gukora ari ibintu bitoroshye. Mugera imbere yankubise urushyi ati ndakwiyamye, n'undi munsi ntuzongere kugaruka kumenyera, nta soni wajya gukora n'ibyaha niba washaka n'ahandi hantu bikorera, noneho udije kujya kunshitinga ukananshitingira mu modoka yanjye. Nanjye ati I'm sorry nta kintu na kimwe nigeze nkora. We hari umuntu n'umwe wigeze ubona mu modoka. Umugore wanjye atari ko ntukamfate nk'ikigoryi, ubona ndi igicucu, kuki muba mushaka kubabaza imitima y'abantu mwangize mukabafata nk'ibigoryi. Ubwo uri kureba noneho ndi kuvuga ibintu ntazi. Reba ibyago ubu nshizemo, byonyine kugonga umupolisi bagiye kumfunga. Nanjye ni erega byose n'amakosa yawe, njye nta kintu na kimwe nigeze nkora. Murabizi nyine nk'umuntu wese uri mu byaha uba ugomba kwitwararika kandi ukavuga cyane. Umugore wanjye yese yirukanka ashaka nko kujya inyuma mu modoka ngo arebe ikirimo. Gusa nkakomeza kumubwira ati wigenda, cool down, tuza. Ndabizi neza ko ibintu uri gucamo ari ibintu bitoroshye kandi ibintu bigukomereye cyane. So rero
ubwo uri kubona ibi bintu ukoze ni ibintu bikomeye. gonza umupolisi icyo ni icya mbere, nta nubwo ushaka no kumutabara, urahunga uri kwitwararika gutyo. Ibi ni ibintu bishobora kuba byatuma ujya muri gereza ukanamarayo igihe kirekire, warangiza ngo njye nandi kuguca inyuma, nandi gushaka impamvu zose ziri butume bitagenda gutyo. Ako kanya niko kureba Jane nawe asohotse mu modoka yirukanka, nawe ati ndeka, singuri ubona mwari muri kumwe, uruzi ngo ntabwo ndi kukureba se, ngo kuko umugore wanjye yatangiye kwirukanka ari gusanga Jane. Undi nawe ati ndeka, ndi kumva ndambiwe, I'm so very tired of this life. Nanjye ati I'm sorry, ihangane. Uko yirukankaga ari gusanga Jane, niko Jane nawe yari ari kwisha kugira ngo umugabo ataza kumubona. Ako kanya Jane akimara kubona neza ko tumugezeho, yahise yirukanka cyane, yirukanka agana mu ishyamba. Ati njye mfite ikibazo cy'uko umugabo wanjye ari buze kumbona. Umugore wanjye ako kanya yarahageze aramubura. Ati ndabizi neza ko umuhidinze, gusa nyine nta kundi, ndabizi neza ibyo ukoze, but it is fine. Next time ntwongere kunyenyesha, next time ibintu wakoze ntwongere kubikora. N'umujinya mwinshi Jane nawe ati mani mfashe umugabo wanjye atambona, ndi kumva afite ubwoba, I don't know how I can feel. Umugabo wanjye aramusambonye. Byose byasaga nk'aho ari ibintu biguranye kandi biri kwira mu gihe kimwe. Yaba Jane yaba n'undi muntu wese yatekerezaga neza ko ubuzima butangiye kumukomerera. Jane yatangiye kwibaza ikintu kiri kuba aho ngaho buramucanga. Umugore wanjye nawe ati mereza imfunguzo. Nanjye nti okay, reka nziguhereze. Nabigenza ute se mereza imfunguzo z'imodoka? Ako kanya nahise ntekereza ko ibintu byose ndimo ari ibintu bigoye kwiyumvisha. Umugore wanjye ati nta kibazo, reka ngende bamfunge. Will you be happy for that? Urumva uri buze kwishimira nuko ndi buze gufungwa? Nasubiye inyuma nirukanka. Nanjye ubwanjye mu mutima wanjye nari nzi icyo maze gukora. Mu gihe madamu wanjye ariwe Jennifer we yasigaranye agahinda gakabije, agize gukora impanuka ari njyewe yamukoresheje, agize no kumuterana mu bibazo yari agiye kunyuramo byose. Arangije ahita agenda ari gusanga umupolisi, gusa yari ari gutekereza neza ko ngo kimwe mu bintu agomba gukora ari kuzamenya umuntu twari turi kumwe. Byari nk'inzozi ze. Umupolisi akimusanga aha ngaha yaramubwiye ati nagarutse, noneho mushaka mwamfunga. Polisi araseka cyane ati ntabwo ngiye kugufunga kubera ko uri mu bihe bigoye, uri kubitrayinga n'umuntu wakundaga, ni ibintu bitandukanye nuko wabitekerezaga, gusa ihangane biraza kugenda neza. Ikindi cyane nanone have to be strong, nujya uhura n'ibibazo si ngombwa ko uzajya ubyereka buri muntu wese. Ati sibyo se? Nawe ati yego nibyo. Gusa bahise basezerana buryo ki bagiye guhiga abantu bari kumuca inyuma. Madamu wanjye ati nagufasha se? Ati reka ngufashe. Ese koko amaherezo y'uwo muryango ugoye gutya ni ayahe? Biraza kugenda gute ku gice kizakurikiraho? Mureke tuzabone muri next episode. Mukoze kugira ibihe byiza kandi ndabakunda cyane.